Hello guys, this is Iga Code. Welcome again to our new session, but we are so sorry kubera ko mu minsi ishize ntabwo uploadinze nkuko bikwiye, ariko ubu turagarutse online. Mwajya mujya kuri channel yacu mukareba amakosa zakurikiyeho. Hano next session y'uno munsi tugiye gutangira kuri CSS ivanze na HTML, uburyo ki wabasha kuba wastylinga web page yawe ikagaragara neza bitewe n'iyo ukeneye. Cascading style sheet, which is CSS. Hano nk'ibisanzwe mbere urabanza ugaketinga folder yacu gatite style, then right click on it, uzi hano kuri show more options, open with the code. Hano ikintu tugiye gukora, tugiye kuza hano twadingeho new file, reka creating file tuyite reka dukore file tuyite index.html. yego hano ngaha muri CSS tugiye kurebaho. CSS ufite kuyishyira muri HTML page yawe mu buryo butatu butandukanye. Icya mbere, ushobora kuba ufite page yawe cyangwa se file yawe ya index.html, ufite n'indi file yawe ya CSS, none ukaza gukoringa iyo file. Numva ko iyo CSS file uyinjije muri HTML, ariko iyo CSS iri muri file yayo ndetse na HTML muri file yayo. Ubundi buryo bwa kabiri, hari ukuntu wakoringa CSS yawe, noneho iyo CSS ikaba iri included muri header of your HTML page. Mu buryo bwa gatatu ni handi uba ufite tag runaka, noneho iyo tag akaba ariyo ibitse HTML. Reka duhere ku buryo bwa mbere. Nk'ibisanzwe reka dutangire HTML5, then duhindure title tuyite styling with Iga Code. Tuzihane muri body yacu. Hano ikintu cya mbere, body nazo hari attributes igira. Hano nka body hariyo bita background color, kugira ngo ikoreshe icyo bita BG color, ugatishemo iryo bara ushaka ko ikoresha. Kadukiremo n'urugero green, then amagambo aze asa n'urugero, amagambo reka tuyagire pink. Kugira ngo amagambo aze izana amagambo andika text iko pink. Mbere na mbere reka tubane dusavinge iyi HTML yacu, tuyiviewinge turebe ibyo tubize kubona ari igice. Hano turaza page yacu iri muri desktop, twayise style, I think twayise style. Ngiyi opening, okay, urabona ko okay, hano urabona ko iyi page yacu isa green, ariko text ni pink. Impamvu hano pink itarimo kuko ino text pink ni amagambo ari buze kuba asa pink, kandi hano nta magambo dufitemo. Ariko turi hano tukandikamo n'urugero paragraph, kandikamo this sentence will be written with pink color, then save. Tuze hano dukore refresh. Urabona ko guys amagambo aje asa pink. Ni nkuko hano wahindura amagambo yawe akaza asa white.
dusevinge dukore refresh. Urabona ko amagambo ahindutse white bitewe n'icyo dushaka. None guys, twebwe ikintu tugiye kwibandaho cyane, tugiye gukora page ya login page. Login page ubwo ni irimo ama input types, noneho tuyahereze CSS uburyo azaba looking good. Yego, noneho ikintu cya mbere dukora kikagiramo form. Dushyiramo form, dushyiremo input type. Dushyiramo input type, mbere na mbere hari ikintu bita division. Iyo division ikintu idufasha, division ituma iyo nyine division ubundi ni nka container, niyo ibi containinze amakode, noneho bikaza kukorohera kuba wamanaginga amakode muri CSS. Ifite code yitwa div, then iyo division mo hagati akaba ari ushyiraho ama content yawe ushaka gukoresha. Noneho hano reka dushyiremo muri division cya mbere label cyangwa se name. Shyiramo name iko input type iko text, input type iko text, then name iko name, then placeholder iko enter enter your full names, right? Then hakabiri kwandikamo email. Then kugira ngo uze kuba bisa neza, hano tutashyiramo br sorry, yes, like this. Then email input type equal email, name equal email, placeholder equal enter your email. Then br enter, kadushyiramo n'ubundi username, username. In username we're gonna put input type equal text, name equal username, placeholder sorry, written like this in a single word. Placeholder equal enter your username, and then br after this. Hano tugiye gukora sign up page. Kuri sign up page tutashyiramo ikindi, dushyiramo ni password, input type equal password, name equal password, placeholder equal enter
your password. Let's say yes, your password required. This required bishaka gusobanura ko iyo password nyine iri required. Muri make ntabwo abasha kuba wasubmitinga iyo form iyo password iryo jambo wise required ritarimo. Niyo mpamvu yaho bwiza ko tuyishyiramo ahantu hose yose ikaba required. The same required, even here required. Ikindi hano mujye mubona ko akenshi mu ma logins menshi biba byiza iyo ushyizemo password then ukana confirming password. Confirm password. Confirm password. We're gonna put yes, we're gonna put also an input type. Input type equal password name password written password not password. This O not I. Yes, password then placeholder type your password. Nayo ni required. BR. Then after this tuyushyiramo button. Your button reka tuyite register cyangwa sign up. Register. Hano ngaha bivuze ko bimeze neza kabishyiramo first name na last name ariko nabwo nta kibazo kadusavinge bino. Then tuze dukore refresh. Guys, murabona ko page yacu imeze gutya, ariko ubona ko ntabwo designinze neza ku buryo nyine yabishamaje. Niyo mpamvu bigiye kudusaba ko tuyidesigninga muri CSS. Please guys, hano mu making sure ko mu following yego, kuko ubundi ikintu gituma iyo web page cyangwa website yagaragara neza ubundi ni styling. Ubwo mbari styling ubwo ni CSS niyo ituma iyo website yawe ibasha kuba yagaragara neza, kuko front end ya website yawe iramutse imeze nabi iyo website nta muntu wayisura. Niyo mpamvu biba byiza ukoze styling imeze neza kabisa. Niyo mpamvu mugomba gupenga attention ko hano imeze neza. Hano kugira ngo dushyiremo styling muri HTML tugiye kuza hano muri head. Murabona ko head ifungiye hano. Hano munsi ya title ifungiye hano. No munsi yaho kwandikemo yitwa style. Noneho between hano niho tugiye kubasha twashyira ibintu dushaka kugira gute kwandika. Mbere na mbere hano munsi ya form hakazishyiramo H1 isobanura ibyo turimo ari biki. H1 login registration form. Saving tuze hano refreshing. Okay, hano ukuntu tugiye kubigenza, mbere na mbere tugiye kuza hano kuri all, tugiye kuri body nta kibazo. Body bwana uzabona ko body niyo tugiye gute gustyling. Body zaba imeze gute, ama big colored bitana reka tuyakuremo.
attribute dufitemo hano, reka tuyakuremo, utangire styling anzero kabisa. Yego, by default ni ibingibi tuba dufite. Nutiye kuza background color, hano ikiza kino Visual Studio Code yo ikoze nyine, iyo wanditse tag igenda iguhereza options z'ibyo wahitamo bitewe n'iyo ukeneye. Niyo mpamvu ngaha mu mabara reka duhitemo n'urugero background color yi website yawe. Hano wahitamo ibara ushaka, kwega reka duhitemo iyi ngiyi, hitamo font family yaje kuvuga ko nyine amagambo ya azaba muri body ushaka ko azaba yandikishije iyi nyandiko imeze iti. Hano izi ni nyandiko akenshi ziba zirimo, ariko inyandiko ama website menshi agomba gukoresha yitwa sans serif, ariyo iyi ngiyi. Yego, ikindi background color twashyizemo ibi birahagije. Sorry, kadushyiremo ibi gutya muri body. Yego, niturangiza iyi body nituyisoza, reka tuzane no kuri division yacu, no div no division ubundi ni bize gutuma ibintu byacu bikoreka neza data. Div background color reka tuyigire umukara wijimye cyane. Urabona ko ibaye umukara wijimye cyane. Hano ikintu tugiye gushyiramo width nyine uburyo ki ubugari bwayo ukuntu izaba imeze. Ariko mbere na mbere reka dushyiramo font color bwo ni color nyine, bwo wandikamo ijambo color. Iyo color isobanura ayo magambo yawe azaba yanditse gute, kuko urabona ko ya magambo dufite hano, name, email, password, confirm password, hano ntago bijemo. Impamvu nuko by default biba byandikishije umukara, kandi natwe background color yacu ni umukara. Niyo mpamvu dusaba guhindura text color tukayigira white, turangiye tugasevinga. Urabona ko dukora refresh biraza neza nta kibazo. Hano ikindi kintu tugiye gukora, setting width. Ubwo ni mbere na mbere cyangwa maximum width, bisobanura ko nyine width itagomba kurenga ni 100%. None dushyiremo width yacu reka dushyiremo n'urugero 50%, 50%. Dusevinge turebe ibintu turi bubona ari ibiki. Urabona ko ibintu tubonye ni ibingibi. Ikindi urabona ko ino division yacu yegereye kuri kuri left side cyane. Katuyihindure. Hano kugira ngo ihindure wifashisha code bita margin ihindura nyine, ibasha kuba yakongera cyangwa yagabanya space between iyo component ushaka guhindura and other components. Ihindura space between iyo component n'izindi components. Niyo mpamvu dushyiramo icyo bita margin. Kaduye kuri margin left, dushyiremo n'urugero 50 pixel. Ikintu tubize kubona ari gike. Guys, murabona ko page yacu igiye yakegera kuri right. Katugira n'urugero 60 cyangwa 90 for example pixel. Ikintu turi bubona mbere na mbere turebe kuri web page yacu ukuntu bizaba bigaragara. Turebe kabi katigire muri center turebe ibyo ari byo.
katishyire muri center. Nako dushyira muri 190 turebe ibintu tubibuze kubona ari biki. Ko tubuzane turebe ibyari byo. Still kabisa. Bityo nka 250. Magana 250 turebe ibyari byo. Ndashaka bino bihagije guys. Ikabishyiraho 300 ariko. Hano muri styling ugenda wongera cyangwa ugabanya styling bitewe n'iyo ukeneye. Yego, ugenda ugabanya cyangwa wongera style bitewe n'iyo ukeneye. Kadishyiraho 300. Izabe ihagije. Iyo turangiza murabona ko hano amagambo yegereye kuri edges zayo cyane. Niyo mpamvu tiyo cyo bita padding. Iyo padding ishaza kuvuga nyine kwamanya ko margin yongera cyangwa ikagabanya space between iyo content cyangwa se iyo component n'izindi. Mu gihe rero padding irongera cyangwa ikagabanya space muri imbere inside that component. Urugero niba dufite iyi division yacu twayise iyi division nta zine twayihaye, hano iyi padding igenda ifasha yatuma izi component zirimo imbere zitegera kuri edges cyane. Dushyiremo padding, n'ugiye dushyiremo 10 pixel. Turebe ibintu turi bubone ari ibiki. Guys, murabona ko noneho ntabwo byegereye cyane. Kakongere tugire urugero 20 pixel. Cyane. Kateye ko bimeze. Guys, murabona ko bigerageza kuba neza ariko si cyane. Kandi murabona ko no background ntabwo imeze neza atoro, ntabwo imeze neza. Tuhitamo irindi bara ribuze kuba ryagaragara neza. Tuhitamo irindi bara. Hano ha background color indabona bitagaragara neza, ikakwifashishe hexadecimal. Nushyiramo urwego ugashyiramo kandi 3. Bagwezi bara kandi ishobora kuba ari appropriate cyane kurenza iriya bara dufite. Iri ryageze kuba ari appropriate kabisa. Iri ryageze kuba ari appropriate. Ariko ririjimye cyane bitewe na background color dufite ya body. Niyo mpamvu tubuze guhindura body beige color tukayivana gutyo tukayigira white. Yango amaso yacu adapfa. Yego, kucya biraruta. Ikindi murabona ko izi edges zino division yacu zirasongoye cyane. Niyo mpamvu bivuze ko dusaba ko tuzigabanya, tukazigabanya izi edges zikabasha width yayo ikabasha kuba yakiyongera. Niyo mpamvu kugira ngo wongere cyangwa ugabanye izi edges wifashisha akantu bita border radius. Kashyemo 10 pixel. Saving. Turebe ibyo tubona. Urabona ko guys bifiye kuruta mbere. Kose imeze neza kazi. Ikindi align content katishyire center. Turebe ikintu bibuze kudufasha. Ikindi turebe bitewe n'icyo tuzi kubasha twakenera. Ikindi turi bukenere ikatikoresha icyo bita box shadow ziza hano ngaha inyuma hano munsi cyangwa se nyine inyuma
inyuma y'ino box yacu dushyiremo ka box shadow turebe ukuntu bibuze kuba bimeze, nako aba ari keza cyane iyo bishyizemo, bituma iyo page yawe imera 3D, ibiri muri 3D. box shadow naho ushyiramo amapixel, pixel ya hano n'iya hano n'iya hano, ubwo ni values enye, kadushyiremo 5 pixel, 10 pixel, 20 pixel, black. Turebe ikintu turi bubona ari gishya. Urabona ko birijimye cyane kabisa, bimeze neza ariko birijimye cyane. Tugabanye umwijima w'iyi box shadow color yacu, tuyaza hano, tugiye gutya turebe ukuntu bizaba bimeze. Birijimye cyane, ntabwo dushyiraho 2, 7, 12 turebe. Bikaba bimeze neza gutya, urabona ntabwo imeze, iracyari nini, ntabwo imeze neza cyane kabisa ku byo kavuga. Reka dushyiremo background color, dushyiremo nka rino turebe. Nabwo ntabwo rimeze neza cyane, twaba dukabije, dushyiremo rino. Hano dushyiremo 1.2, 1.2, 4, then 7. Tubibona ukuntu bizaba bimeze. Aya akaba tubigeze bito cyane. 10, 7, kadusebe bino turebe ukuntu bizaba bimeze. Dufate background color yacu tugire black turebe ukuntu bizaba bimeze. Hano tuhashyire ibara nka rino turebe. Oya, yeah guys, mubona gutya birapfa kuruta kabisa, gutya birapfa kuruta. Ikindi kintu tugiye gukora guys, urabona ko iri jambo dufite hano registration form rimeze gutya, ijambo dufite hano naryo rigomba kuba riri hejuru y'iri ngiri, iri rigomba kuba riri hejuru y'iri ngiri, tukaza tugira agafomu kacu kameze neza. Turahaza n'ubundi, yego turahaza hano, ijambo ryacu ryitwa H1. Ubwo ikintu turi buze kurihindura nta kindi, turahindura the same padding, the same margin left with this one, margin left twayahaye 300 pixel kugira ngo ize exactly hejuru y'iri jambo ryacu. Noneho reka tureze na margin bottom nibuze gutuma hano nyine bitazaba
urabona ko bimeze nk'aho byegeranye cyane n'iri jambo, nimba uri kubibona neza kabisa, ahubwo byaba byiza tunongereye kugira ngo iryo ribe ririmo hagati na hagati, kuko kuba byatangereye hamwe ntabwo ari neza. Reka tuyihe 400 turebe. The same. Reka tuyihe 500 turebe ukuntu bizaba bimeze. Dushaka ikindi, katuhereze margin bottom tuyihe 30 pixel, ntabwo katuyihe 50 pixel cyangwa 60 turebe. Okay, maybe this ntabwo ibaye nini cyane, katigiye 50. turebe, let's see exactly this is what we want. Ikindi tuze gukenera guys, murabona ko ibintu bishobora kuba ari byiza mu gihe duhinduye izi colors dufitemo hano. Murabona ko ntabwo zigaragara neza cyane kabisa, izi colors ntabwo zigaragara neza cyane. Niyo mpamvu kugira ngo ibintu tubikore, ndebe ikintu tugiye gukora. Mbere ya mbere ni button tugiye guhindurira ibara, ndetse n'aya magambo dufite hano turahindurira amabara. Ngo turaza button background color, reka tuyihereze rino bara turebe. Tuyihe margin top, kuko ubona ko yegeranye n'iri jambo cyane, yegeranye n'ino password cyane. Kadishyiraho 13 cyangwa 10 pixel turebe ijambo tubize kubona kuno gutya bipfa kuruta. Noneho katuye width katuyihereze 100 pixel, turahindura bitewe niyo dushaka, nta kibazo. Height ijana yabaye nini cyane, katugire 60 cyangwa se 70 at least. 85. This then height reka tuyihe 25 pixel turebe ukuntu ingana. Iyi ntoya 25 pixel turebe ukuntu izaba ingana at least, turebe kabisa at least gutya izaba imeze neza. Ikindi tugiye kuyihereza color white, katuyihereza umweru turebe ukuntu izaba igaragara. Aya ntabwo bigaragara neza, kategumejemo iriya dufite. Ahubwo dushyiremo font family tuyihereze ya sans serif yacu. hari igihinduka. Ikindi tugiye kuyihereza, murabona ko hano nayo
izi edges zayo zirasongoye cyane. Dushyiremo border radius. Border radius kugira ngo tugabanye izi edges zayo izi katuyeze 5 pixel zaba zihagije kuri yo kabisa. Zaba zihagije kuri kabisa. Ikindi tugiye gukora guys, gutya ndabona bihagije. Ikindi tugiye gushyiramo ku buryo nuzajya ushyiraho cursor kuri no button ibara rizajya rihinduka. Kugira ngo bikore ni property bita hover. Ubwo ni button then utudomo tubiri hover ngiyi ikiza background color igire gute, katigire blue. Nukanda ukaza tabihinduka color. Then ikindi nora ntabwo bimeze neza cyane, kaduhitemo nka rino. Kabisa iyi imeze neza. Cursor ibe pointer. Tukore refresh. Urabona ko nituzana gutya ino cursor dufite ukuntu imeze, nituzana irahita ihinduka urutoki. Murabibona. Ikindi urabona ko iri bara rigahita rihinduka gutya nta kintu, nta ako kanya. Impamvu tuzi gukoresha bita transition tugashyiramo background reka tuyihereze 0.8 second. 0.8 second. Katurebe uburyo ino property yacu ibize gukora. Nituza guhovaringa ibara ntabwo ritahinduka ku kanya, yaza ku waiting. Hano bimeze neza. Ikindi cyane tugiye gukora guys kugira ngo bize kuba bimeze neza, reka dufate iyi registration form ino header yacu ndetse n'ino division yacu tuyishyire muri division imwe, then rijye dusoza no kose ino munsi. Tugiye gufata hano dukore division containinze ibi ngibi byose. Then kugira ngo ubona ko tuje dusevinga gutya, dusevinga nk'uko bimeze, iyi division ibi ngibi yahita igira the same attributes cyangwa the same styling with this. Niyo mpamvu tuza kuyihereza iryayo zina tuyihe class. Hano ikintu bita class nicyo biba bimaze kugira ngo utandukanye content ushaka gukoresha, tugashyiramo class. Iyo class yacu reka tuyite all, for example reka tuyite all, dusevinge. None tuza hano dukoringe ya all. Kugira ngo ukoringe class ukoresha dot ugahita wakandika iyo class. Background color katuyihereze rino bara turebe saving. Nituza guys urabona ko ukuntu bimeze. Niturangiza urabona ukuntu bimeze, ntabwo bimeze neza. Tugiye guhindura style n'ubundi tuze nk'uko hano iyi ngiyi twayihaye tujye tuyihereza width
maximum width. Tugiye gukora maximum width ni 100%, niyo ntarengwa. Then dukore width tuyihereze iyi twayahaye 80 na sorry iyi twayahaye 50, iyi katuyihe 60 ku ijana. Noneho ikindi tujya kwikorera nayo tugiye kubihereza nk'hano twayahaye margin left 100 pixel, nayo tugiye kuyiha margin left katuyihe 200 katuyihe 300 pixel. Turebe ibintu turi bubone ari ibiki. Reka tuyihe padding katuyihe 20 pixel. Turebe ukuntu bizaba bimeze. Ikindi kugira ngo bize kuba biri muri center, tugiye gufata izi div twandike ijambo center. Tuze hano center. Then hano kadufate tugabanye izi width twayahaye hano, izi margin katuyigire 50 pixel. The same here, tuyigire 50 pixel. Yageze tugize nka 70. Saving turaza guys, urabona ko page yacu imeze neza kabisa. Page yacu imeze neza. Page yacu imeze neza. Hano ikintu tugiye gukora, urabona ko ino div yacu contains ibintu byose. Hejuru ntabwo hameze neza cyane. Reka tuhereze margin top. Tuyaha margin top kuri all. Margin top katuhereza nka 50 pixel. Right, turebe ukuntu biza bisa. Biragerageza kuba byiza. Ikindi iri bara twakoresheje hano iri bara twakoresheje ahangaha iri kuri box, kandi rero nta kindi twarikora nk'ibara tukarihindura n'urugero. Turebe ibintu turi buze kubona. Kandi n'ikindi murabona ko hano nta guhangana. Niyo mpamvu turi buze twandika hano kuri all ndetse no kuri h1 dushyiraho margin left, ahubwo dushyiremo margin katugire 20 pixel. Katugire just 30 pixel. Turebe ibyo turi buze kubona. Ubwo tugiye no guhindura hano, ako tugiye tuyashyire margin left, katuyashyire margin naho
margin tugire 30 pixel. Nako rwose kameze neza. Ikindi tugiye gukora, tugiye kuboardinga ibintu byose ka boarding. Boardinga kaduhere kuri button yacu cyo bita font weight. Font weight niyo ibikora. Font weight bold. The same here for our div vision, then font weight equal bold. The same for our h1, font weight equal bold. Badusavinge turebe ibyo turibuze kubona. Kabisa guys, urabona ko page yacu rwose igerageza kuba imeze neza. Uramutse ukanze hano ukashyiramo nk'izi n'urugero, ushyiremo tuyishime, iragaragara email erike.nurugero.com kugira ngo turebe. Ukashyiramo username eli, for example, password, dushyiramo password. Ariko nishyiramo password ntabwo iri buze kugaragara bitewe n'uko password ibigomba kuba protected. Password tushyiremo hano ni nkanda register. Urabona ko email bambwiye ko harimo ikosa. Email igomba kuba irimo @, cyangwa se art. Niyo mpamvu hano bitakunda, ariko urabona ko nshyizemo eric@gmail.com. gutyaho nkanze nta kosa bamba. N'ikindi kandi ikintu kibikora kugira ngo nushyiramo email itari valid biguhereze ikosa, nuko ushyiramo input type equal email, no kuri password input type equal password. Yes, hano ni button nk'ibisanzwe guys. Hano rero iyi page yacu ni ya registration form dukoze muri HTML twifashishije na CSS. Murabona ko agapage kacu kagerageza kuba kameze neza, and let's call it the session for today, and please stay tuned for the next session, and ntimwibagirwe gukora subscribe, share, comment na like, kandi mubisharinge ku ba colleagues banyu nimba mubona hari icyo bibamarira. Thank you a lot. Stay tuned.